White House, inzu izwi cyane ku isi, ni ahantu hambere hahambaye kandi hafite amateka akomeye mu bijyanye n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nzu iri mu murwa mukuru wa Washington DC, ifite ubuhanga budasanzwe mu bijyanye n'ubwubatsi ndetse no mu bijyanye n'umutekano wayo, bikayigira imwe mu nyubako zidasanzwe ku isi. Iyi nzu umwihariko wa mbere ifite kurusha izindi zose ku isi, ni inzu yubatswe imyaka 8. White House yubatswe mu mwaka yatangiye kubaka mu mwaka w'1792 irangira mu mwaka w'1800 ku gitekerezo cy'uwo bitaga George Washington, ariko John Adams wayikubiyemo cyangwa se niwe wabashije kuyigiramo bwa mbere mu mwaka w'1800. Inyubako ifite ibyumba birenga 130, harimo abashyitsi b'ikirenga ndetse n'aho umuryango wa perezida utuye. Umwihariko wayo ni uko ikorwamo cyangwa se ibikorwa bya politike gusa biberamo, ahubwo inakoreshwa mu bikorwa by'ubukerarugendo cyangwa se mu bikorwa by'imyidagaduro, ibirori by'umuco ndetse n'ubushuti n'izindi leta. Mbere yo gukomeza kugira turebe umwihariko nyuma y'irahira rya Donald Trump wagaragaye mu kubaho cyangwa se mu bijyanye n'inyubako ya Washington ibarizwa mu mujyi wa Washington DC, reba hasi barakoze subscribe cyangwa ufunguye ku kazogera kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku wundi. Ciao ciao. Rero reka dukomeze tuvuga kuri iyi nyubako mbere yo kugira tutangire mu kuvuga ibyahindutse nyuma y'irahira rya Donald Trump, cyangwa se uko umutekano wakajijwe cyangwa se mu bijyanye n'umutekano ndetse no na security service, ariwo bita umutekano wa Perezida Zunze Ubumwe za Amerika, uburyo waguwemo cyangwa se uburyo wahinduwe bitewe n'irahira rya Donald Trump. Mu rwego rw'umutekano, White House ifite urwego ruhanitse rw'ibikoresho n'abakozi bashinzwe gucunga umutekano. Hari ibikoresho bigezweho birimo kamera z'umutekano ziri ku rwego ruhanitse, ibisasu birinda ibitero by'indege, n'abashinzwe iperereza Secret Service bafite ubunararibonye budasanzwe. Inyubako ikikijwe n'uruhome rufite ikoranabuhanga ridasanzwe ku buryo umuntu wese uhageze agenda asuzumwa neza mbere yo kugenda cyangwa se mbere yo gupenetra akaba yagera mu mbuga y'iyo nyubako. Iyi nyubako agahigo ka mbere ifite muri metero 100 mbere yo kuhagera cyangwa se muri metero 100 mbere yo gusatira aho iyo nyubako iri, hari za kamera cyangwa se ikoranabuhanga ribasha guhita risuzuma buri wese paka mu indani mu maraso, ikamenya nimba nta kintu kibi wateza umaje kugezamo. Ubwo ni umutekano cyangwa se ni ukujya barinde umutekano wa Perezida Zunze Ubumwe za Amerika. Kuba White House ikorana nk'ikimenyetso cya demokarasi no kuyobora ku isi, bituma ahantu heza hatunganywa ku buryo buhoraho kandi bugendanya n'igihe. Ibyo byose byongera kuyihesha agaciro mu buryo bw'ubuyobozi no mu mateka yose y'isi nk'inyubako idasanzwe ibarizwamo cyangwa se inyubako ya mbere ibarizwamo umuperezida. Kuba White House hari umutima wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatumye haba ahantu hifuzwa gusurwa n'abantu benshi cyangwa se abantu b'ingeri zose, abashakashatsi, abanyapolitiki ndetse n'abakunzi b'amateka. Reka rero turebe uburyo byateje cyangwa se impinduka mu mutekano cyangwa mu bashinzwe umutekano aribo ba Secret Service nyuma y'irahira rya Donald Trump. Turebe icyakozwe, cyahinduwe, umubare wiyongereye w'abasirikare cyangwa se abarinzi cyangwa se umubare w'abacunga umutekano muri White House. Abasirikare n'abashinzwe umutekano aribo tuzi kuri Secret Service muri White House bagira uruhare rukomeye mu gucunga umutekano w'inyubako, abakozi bayo n'umuryango wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uruhare rwabo rugenda rutandukana bitewe n'inshingano zabo, imyitozo bahawe se cyangwa bimwe batojwe mu gihe bari ku ikosi, ariko bose bagira imyitwarire ihuriweho, imibereho itandukanye n'iy'abakozi basanzwe ndetse n'amahame akaba ayabo bagenderaho ku giti cyabo. Imihereho y'aba bakozi cyangwa se y'aba ba Secret Service bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakunze guhuriraho harimo aho baba cyangwa se aho bakorera. Akenshi bamwe mu bagize Secret Service ndetse n'abasirikare barara hafi ya White House mu bice biyikikije kugira ngo babashe gutabara byihuse. Ariko nyuma y'irahira abenshi begerejwe White House, abandi babasha kuba muri White House kugira ngo bakomeze bakumire umutekano ndetse n'umuryango wa Donald Trump bagumye bawurinde icyawuhungabanya, nk'uko ari we aka kanya uri ku buyobozi cyangwa se ku butegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe bagira aho barara imbere muri White House cyane cyane ku rwego rw'umutekano w'imbere mu nyubako. Amasaha y'akazi yabo ni amasaha 24 mu minsi 7, urumva ni umunsi wose
bagira akazi k'amasaha menshi rimwe na rimwe gasaba kuba maso umunsi wose. Imikorere yabo igenda isimburana kugira ngo umutekano uhore ucunzwe na guhagarara cyangwa se nta gihungabana cyangwa kuba kigomba gucika muri iyo nyubako. Abakozi b'urwego tunganyirizwa ibyo kurya n'ibindi bikoresho byose bakeneye mu kazi kabo, kandi aho ibiribwa bitunganyirizwa naho bahora bakora amanywa nijoro kugira ngo umutekano ndetse nta gikuba kigomba gucika muri White House. Ibikoresho by'ikoranabuhanga bibarizwa muri White House. Abashinzwe umutekano muri White House bakoresha ibikoresho bihanitse mu cungamutekano birimo ibikoresho by'ubwirinzi, indege zitagira abapilots twita nka drones, n'ibikoresho byo kugenzura ibisasu cyangwa ibindi bishobora guhungabanya umutekano byaba byegereye cyangwa se biri hafi yo kwegera White House. Amahirwe yo kuzamurwa mu kazi hano muri White House akenshi nyine biterwa n'imikorere cyangwa se kwitanga cyangwa no kugaragaza umuhate mu kazi. Abasirikare bakorera muri White House baba mu myanya y'icyubahiro kandi abanini bituma bagira amahirwe yo kuzamuka mu ntera cyangwa guhabwa inshingano nyinshi. Imyitwarire yabo muri White House gukora cyangwa se gukora buri munsi nyine cyangwa amasaha yose, kuba witeguye wahawe umwitozo uhagije. Bagira imyitwarire y'ubunyamwuga aho bakora mu bwitonzi badahungabanya ibiro bya perezida cyangwa iby'abandi bakozi. Ntibavuga mu buzima bwite bw'umuryango wa perezida, baba bavuka mu buzima rusange cyangwa se ku ruhande. Aba bakozi bose barangwaho no kwirinda amakosa amwe n'amwe yabasha kuba yagira icyo yangiza muri White House, kandi bahuriraho no kuba bose bamenyereho kwigengesera ku buryo nta kosa na rimwe umukozi wese ukora muri White House kuva yabaho cyangwa se kuva yashyirwaho guhera mu mwaka w'1800 kugeza amagingo aya ari ikosa cyangwa se ikintu kikaba byatewe n'umukozi wo muri White House. Batozwa kutagira amakosa kuko inshingano zabo z'ingenzi zidasaba gucika intege. Kuba muri White House ari ahantu hakomeye bisaba ko buri wese agira imyitwarire isukuye kandi idahungabanya akazi ke ka buri munsi. Kandi hano abakozi baho babamenyereza kubika ibanga cyangwa se kubaha ibyo babwiwe. Kubaha ibanga ko muri White House kuba ukoramo hari byinshi ugenda umenya utari ukwiye kumenya, hari byinshi ubona utari ukwiye kubona, ndetse hari byinshi bishobora kukunyura mu maso bigasaba ngo ubigire ibanga, kandi atari ngombwa ngo ubibwirizwe. Wowe ugomba kubyibwirizwa ko ugomba kubaha ibanga. Abashinzwe umutekano bagomba kubika ibanga ry'ibyo babona cyangwa bumva muri White House. Imyitwarire nk'iyi ituma abakozi babo icyizere cyo gukomeza inshingano zabo bagikomeza mu murongo mwiza kandi bagikomeza mu murongo wimbitse. Gutanga raporo zihanitse muri White House bitewe n'uburinzi cyangwa se umwihariko, kandi bikaba byaratumye ariyo nzu ya mbere ku isi ifite uburinzi buhanitse cyangwa buhambaye, ni uko raporo zaho zitangirwa ku gihe. Raporo yo muri White House, ikintu kiba na raporo bihita bigendana ku buryo nta mukozi n'umwe ujya udindira cyangwa se ugenda gake mu gutanga raporo y'akazi ke cyangwa se mu byabaye mu kazi ke. Uko umunsi urangira, abashinzwe umutekano muri White House bagomba gutanga raporo zose zirebana n'ibyabaye ndetse no gutegura uko umutekano uzakomeza gucungwa neza mu gihe kiri imbere cyangwa se ku munsi ukurikiyeho kugira ngo umutekano ukomeze ugire ireme. Ingano y'abakozi bashinzwe umutekano muri White House niyo nzu ya mbere ifite abakozi benshi kandi abakozi bajijutse, kandi abakozi bafite umwitozo uhagije ugereranyijwe n'izindi nzu cyangwa se izindi nyubako akenshi n'amamize yose abarizwa ku isi. Umubare w'abashinzwe umutekano muri White House ubu ngubu umaze kuzamurwa kandi umaze guhagarara neza, ariko bivuga ko hari abantu barenga 300,000 mu nzego za Secret Service cyangwa se abantu barenga 300,000 mu nzego z'umutekano w'iyi nyubako. Gusa bakora mu buryo butaziguye neza cyangwa se mu buryo buziguye. Abasirikare nabo baba bashinzwe gucunga imbibi za White House hamwe n'abandi bo mu ngabo za Amerika bashinzwe ibikoresho byo kugenzura ibyubatsi cyangwa se guhangana n'ibitero bishobora guterwa n'abakora iterabwoba. Ubu White House kwa ari inzu aba ari y'umukuru w'igihugu, haba hari abasirikare babitojwe cyangwa se nyine babikora by'umwuga mu gucunga cyangwa se mu guhangana n'ibitero by'iterabwoba cyangwa se mu guhangana n'intambara zitunguranye mu gihe White House yaba itewe bitunguranye. Akazi kabo ni agaciro gakomeye kubera umutekano ukomeye ubaranga. Aba bantu n'ab'ingenzi mu gutuma White House ihora ituje
kandi ikomeza kuba ikimenyetso cy'ubuyobozi butakennye cyangwa se ubuyobozi budakennye, bitewe n'umutekano ba Secret Service baproducinga cyangwa se bahereza kuri White House, byatumye White House iza mu nzu za mbere zirinzwe ku isi, kandi mu nzu ya mbere umuntu wese waba urimo nta cyamuhungabanya. White House ifite ubushobozi bw'uko ikintu kijya kuyibaho cyangwa se igitero kijya kwigeraho mbere y'iminota 30 kitaragira, bakaba bayimenye amakuru y'abageraho ku gihe. Noneho nyuma y'irahira rya Donald Trump bari kuvuga ko umutekano bagiye kuwongera cyangwa se bagiye kongera umubare w'abakozi kugira ngo umutekano ukomeze ube wimbitse cyangwa umutekano ukomeze ube uhanitse, uri ku rwego ruri imbere, kandi ihore ari inzu ya mbere mu mateka yagize umutekano uri hejuru. Inzu yaranze mu nzu zose ziri kuri iyi si. Wowe ugejeje aka kanya urakoze, reka dukomeze tubane no mu bindi biganiro. Ciao ciao.